mwabibona mukabona ngo ni accidental ariko na accident hari we ari gusohoza n'ubundi by'Imana yahishuye ko ikibi kizasi none se ubundi urupfu Imana ibanza kwemera ko yambara icyaha kugira ngo nyine none se uwo yaciye wagira ngo yagaruka kugira Sawuli sibwo ntiyagiye kuryama kwicara ku buriri bw'umupfumu kandi nyuma abapfumu yari yarabarangije mu gihugu nakubwiye ngo umuntu n'ubundi ufite uri gukorerwamo n'urupfu Imana se none se iramubabara ni Dawidi iramubabara se none se kuki nyine urumva umuyobozi azaba umuyobozi w'isajye no kwigira umuyobozi w'Imana none erega wibuka ijambo president yigeze kuvuga banzu nyumve neza ni gute ministre ajya kwigira pasteur na president avuze ko bitaba nyine nange nibyo ndi kukubwira none se president we nyine nimba atajya mu by'Imana ahubwo we afite inshingano nyinshi ari muri politiki kandi ari kuyikora neza uriya mugabo Imana imukomereza amaboko none se ubuza kumbwira yuko nyine rega Rwanda Government Board ijya gudetermina umuntu uzajya kuyobora ADPR gute kandi ubusama koperative yose RGB ni ijya kuyagira inama ahubwo nakubwije ntabwo azi kwihana ntabwo azi gukizwa ibyo ari byo ntabwo azi kwirinda ibyo ari byo Imana iremye Adamu yamwohereje mu ngobyi ndamubwira ngo genda uyihingire kandi uyirinde guhinga no gusenga kurinda no kwirinda isi n'ikibi uri kunyumva neza none se nimba abami bo mu isi bavuga ko ari Imana yabahaye ubuyobozi banze ndeba hano ugaye umunyarwanda ngo ntiyize ukajya kumudiscriminatinga kandi u Rwanda uzi ko rutadiscriminatinga cyangwa rudaheza ushatse kwitwaza iki kandi uri none uvuga kuri Imana yemera umukene ikemera n'umukire ikemera uwize nutize hanyuma ukaza kumudiscriminatinga ngo ntabwo yizi rega nakubwiye ngo Imana ntabwo ari leta y'u Rwanda ahubwo Imana ifite ububasha n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose kuri leta y'u Rwanda n'abanyarwanda sina leta y'u Rwanda gusa ibufite kuri Amerika ibufite ku Bafaransa ku Bongereza ku bantu bose inabifite se Imana iguha umwuka ntikwereka uko ugomba kuyobora abantu ntabwo ibyo bintu bibaho none se ubwo nimba bemera nyine kwiriho hanyuma nyine kera kose naba umwami se n'umujyanama w'umuhanuzi cyangwa umuhanuzi niwe mujyanama ku mwana je nakubwiye yuko umuhanuzi ari we ujyana oya umuhanuzi agira inama abami ariko nta mwami ugira inama umuhanuzi iyo ataye inshingano ze ntabwo umwami yamugira oya uwo muhanuzi se kandi ahubwo sino iyo ataye kwera ku Imana ararimbuka nepo banzu nyumve neza umuhanuzi wataye ijwi ry'Imana nyine umwami aza kumugira inama ariko akaba Imana oya aramuri oya se ukuno mugira inama aramurimbura uri kunyumva neza ntabwo none se kuko abaretse ivuga butumwa bakajya mu mirimo y'isi no mu nyungu zabo bazarimbuka nepo nakubwiye ngo Imana yakugeneye kuvuga ubutumwa no guhanura cyangwa yaguhaye ururimi rw'ukuri ugashaka ikinyoma Imana ntizana kugaburira ibishikeshike ahubwo bizakugaburira icumu n'inkota niko nyumva neza ikiri muri Yeremiya 15 nzabategekera uburyo bune bwo gupfa ntabwo nza kuvuga kugira ngo nezeze abantu cyangwa mbabaza abantu sinza gusitaza abantu ariko sinza no gutuma abantu bakomera ahubwo Yesu Kristo uri muri icyo ngicyo yambitse ururimi rwa fose n'ugomba kubakomeza kuko abazabyumva ubusimbazi ariko bazandeba mvuga ubu butumwa nepo uri kunkurikirana neza rero ntabwo ngiye kuvuga ngo ndwanye ishyaka kubazumva ubu butumwa uwo muntu ni umurozi uwo muntu ni igisambo abari no kukubeshya ntabwo Imana irwanirwa ishyaka iyo umuntu rero avuga ubutumwa nukuvuga ngo none se Paulo yarazi yuko nyine ubu butumwa kandi iyo ngiye gusoma nakubwiye ko nta butumwa bwa Paulo ibi ngibi Yesu yanabingerekeye kubimishurira kandi nakubwiye ko bitari mu bwoko bw'abanyarwanda ntabwo ari gihe nta ukuri ryo fose uvuga ubu butumwa kandi Imana yangize nta ukura isezerano ry'Uwiteka ngira Imana amajyambere byishimo mahoro Foster uranyumva neza niko Imana yangize rero nukuvuga ngo rero ibyo bintu ntiwabikura ntiwabinyambura kandi nakubwiye ngo nimbuzi yuko ngo baririmba indirimbo ya 15 ngo amasezerano yose uko Imana yavuze rero bajye banibuka yuko ayo ngayo Imana yayanyambitse ntabwo Imana yambwira ngo iza mu mugisha uruta we haye Aburahamu urangize ngo uze kubyambura fose kuko atari wowe wabimwambitse uranyumva neza rero nukuvuga ngo nimba Yesu mvuga nakubwiye ngo je simvuga Yesu wo muri Aburahamu ahubwo mvuga Yesu Kristo uruta Aburahamu uruta Salomo kandi nakubwiye ngo shaka ama views abantu nibaze bavuga ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu abashaka abantu bagende babakurikire kandi namwe mucye icyubahiro mugende abo bagore babashyire hejuru babaha amamodoka n'amazu ariko jewe none se imodoka ni ibintu biri donc biri ephémère biri temporaire ibintu bishira none se imodoka irasaza ikagwa ingese nta n'isoni ufite ubuse ntabwo ubona yuko ibyo ngibyo ubuse Gehazi yifuje ibyanamani byagenze gute sha twaba
uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 55 549. Emmanuel Catering Service, umukiriya n'umwami. Reka nizere ko mumeze neza abakunzi b'Umusaraba TV kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana aho muhereye hose mu bice bitandukanye. Ndabasuhuje kandi mbifurije umugisha w'Imana. Nsuhuje abahereye ku mugabane wa Amerika, Aziya, Uburayi ndetse na Afurika dutuyemo, ariko by'umwihariko nsuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'umuntu wese wumva ko ari amu diaspora wese ndamusuhuje kandi mwifurije ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka mvuga ngo ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana womeho ndetse n'abanyu bose. Mugire ishya n'ihirwe mu byo mwerekejeho amaboko yose, kandi Imana ibahire, ariko kandi Imana ibahe n'ubugingo ubuzima buzabona Imana mu izina rya Yesu. Ndi kumwe n'umugaragu w'Imana Faustin. Amen. Ndagusuje mu izina rya Yesu. Ndakwikirije mu izina rya Kristo Yesu. Umeze neza? Bien cyane rwose. Habwa umugisha n'Imana. Ndabyakiriye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Nishimiye kubana nawe Faustin. Nukuri nanjye ndakwishimiye cyane muntu w'Imana. Umeze neza ndabibona. Meze neza. N'ubugingo n'ubuzima ndi kubibona. Yesu arabufunitse, abufite muri envelope neza cyane. Yego, Imana igumugisha rero tugushime yuko mbere ya byose wumviye Imana cyangwa se wumviye umuhamagaro ukaza gutambutsa ubutumwa bw'Imana, kandi nkushimira yuko shimira n'Imana yuko ifunguro ritunga ubugingo bwacu bw'uyu munsi yemeye kurinyuza muri Faustin. Amin cyane, haleluya. Urumva ko urugiciro mu maso y'Imana imbere y'Imana. Amen. Andi makuru so Faustin. Maze buriya Yesu ambereye mwiza. Yesu atubereye mwiza. Ngabereye mwiza mutegereje bose burundu. Faustin niwe tugiye kugana muri kano kanya rero, turarikiye umuntu wese kugira ngo abe natwe muri kino kiganiro, kugira ngo kandi atangire natwe kugeza tugishoje. Siko bimeze Faustin? Cyane rwose gutyo ni amina. Yes, reka ngusobe rero manze usuhuze abaduteza amatwi, numara gusuhuza abaduteza amatwi ubahe n'ikaze ndetse usenga n'Imana kugira ngo Imana ibahe natwe. Ni karibu. Imana ishimwe cyane. Turahera noneho ku Banyarwanda. Turahera ku bantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari mu bice bine nyine by'igihugu, abatuye mu majyepfo y'igihugu, mu majyaruguru y'igihugu, burasirazuba bw'igihugu n'iburengerazuba bw'igihugu. Hanyuma tukambuka tukajya ku migabane, nubwo byaba no muri East Africa, ariko turavuga mu mpamvu za Afurika muri rusange, amajyepfo ya Afurika, amajyaruguru ya Afurika, uburengerazuba bwa Afurika n'iburasirazuba bwa Afurika. Aho ngaho hari abantu b'Abanyarwanda. Imana ibaha umugisha cyane. Tukambuka tukajya hakurya aho bita iburengerazuba bw'isi. Yego. Mbese za Australia aho ngaho. Yego. Rero turanasuhuza n'abantu bari mu burasirazuba bw'isi nyine za Israel aho hose muri Aziya. Turabasuhuje mu izina rya Kristo Yesu. Mu majyepfo y'isi n'ubundi muri Afurika muri rusange, no mu majyaruguru y'isi, Amerika nyine n'Uburayi. Imana nibahe umugisha mu izina rya Kristo Yesu, mu mpamvu z'umurimo ukorerwa hano ku Musaraba TV n'ubutumwa buca ku Musaraba TV. Imana iduhana umugisha n'abo Banyarwanda bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda kandi bakishimira kuba Abanyarwanda mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Senga Imana no twinjire mu kiganiro cyacu cy'umunsi. Uwiteka Mana yera, uri Imana ikomeye, uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Yongeye kugushima kubera yuko ushyikije umuntu Faustin hano mu mboni za kamera cyangwa se mu mboni z'iki kinyamakuru. Ari mvuze ngo ab'Umusaraba TV nibabona umugisha kandi nibahabwa umugisha n'Imana mu izina rya Kristo Yesu. Umunyarwanda ahari, umunyarwandakazi ahari, impamvu zose z'abana b'u Rwanda bagabana umugisha kandi Imana iha umugisha wuzuye Abanyarwanda bose bazakurikirana
ubutumwa ngiye gutangira aha usibye n'abazabukurikirana kuri uyu Musaraba TV ariko naho bari bose bashyize umutima ku Mana basenga Imana, Imana ihumugisha abanyarwanda mu izina rya Kristo Yesu. Amina. Amen. Imana igumugisha Faustin ku isengesho ryiza udusengeye. Reka dukomeze tuganira Faustin, turi mu mwaka wa 2025 ariko kandi 2025 umwaka abantu batari kuvuga rimwe bari guhana ibintu bikomeye cyane bati 2025 Imana iraje live mugiye kuyibona. Nkibaza nkatanye ikibazo se 2024 na 2023 na 2022 imyaka yose heze abantu bakozemo ibyaha byinshi, akaba ariyo mpamvu Imana ije kwivuga 2025 irebye ibintu biguhanurwa muri no minsi, nawe ufite ibyaye mu kanya ufite ubutumwa ugiye kuduha mu kanya, kubera iki 2025 iri gutandukana n'indi myaka. Ibihe n'igihe Yesu abigendana mu gipfunsi cye, ntabwo nta nubwo abigendana mu mutima, ahubwo isaha ye iba mu mutima, ariko ibihe n'igihe Yesu abigumana mu kuboko kwe, ariko isaha y'Imana iba mu mutima w'Imana. Yego. Rero Yesu ntabwo agira ndagenda gusetsa, ahubwo Yesu anezezwa nuko umuntu yumva ubutumwa bwiza bumuhamagarira cyangwa umubwiriza kwihana no kurekura ikibi no gutandukana n'isi no kwifuza kubi, bukamwuzuza n'impamvu zo kubona ubugingo no kwambara gukiranuka no kwambara umutima w'Imana mu izina rya Kristo Yesu. Rero hari abantu bakubwira ko bagira umutima w'ubumana, ariko abo ngabo nyine ntabwo ariko Imana iduhamagarira, ahubwo iduhamagara kwambara ngo umutima mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, yatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugonderwa, ngo ahubwo yisize ubusa, ngo araganduka, ngo aba umugaragu abimbata, ngo ndetse niyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba. Yambaye umutima kugira ngo azahinduke Kristo mu mpamvu atari iby'Imana imwambitse, ahubwo ari ibyo yuzuriyemo. Rero ni ukuvuga ngo amaze ngo kwemera gusa gutyo, ngo byatumye Imana ngo imuha izina risumba ayandi mazina, kugira ngo ibyo mu ijuru, ibyo mu isi n'ibyo munsi y'isi ngo bipfukame mu izina rya Yesu, ngo kandi indimi zose ngo zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Rero ni Yesu wabayeho abantu bataramenya kubara, ni Yesu wabayeho abantu bataramenya kwandika. Uyu munsi wa none isi bayibeshesha, avuga ngo umuntu akakubegira ngo igitabo cya Enoki, uri kunkurikirana neza, kandi tugasanga rimwe na rimwe hari igihe baba bari kubeshya. Igihe igitabo cya Enoki ngo hari igitabo ngo cyari cyarahishwe n'utundi tuntu twinshi cyane. Rero ni ukuvuga ngo abantu bafite kuvuga ibintu by'amapresenteri n'amaherezi n'amafitirite, wihangane wenda gukoresha urwo rurimi, ariko kubera yuko ari ab'igihe cy'ubugoryi n'igihe cy'ubuyobe, kuko Petero yaravuze hano mu byakozwe n'umwa 240 ngo mwikiza b'iki gihe biyobagiza. Rero ab'iki gihe Paulo yabigarutse hano mu bice 4 umurongo wa 4 ngo ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo Yesu utabatambikira. Ngo kandi aho ngaho hejuru mu murongo wa 2 yaravuze ngo twirinda ibiteye isoni, kugira ngo ibyo duhamya ngo bigaragare yuko nyine dushikamye mu kuri ko guhamya kwa Kristo Yesu. Rero nuvuga ngo ibikorwa nabo rwihishwa ubwabyo ngo nabyo biteye isoni no kubivuga cyangwa se no kubyatura cyangwa no kubyambara. Rero niyo mpamvu rero nakubwiye ngo iby'iki gihe byaba mayoberane mu mpamvu z'abantu, ariko uziko na rya dini rijya ribeshya ngo na mayoberane. Mayengo ntaye Paulo ntabwo ari uko yavuze, ahubwo ngo jewe wahishuriwe ubwami bwa Kristo n'ubutumwa Imana yarahishiriye bitarabaho ikabiringaniriza kubishyira ku rurimi rwa Paulo. Uw'Imana yishemo Sawuli igahagurutsa umuhanuzi Paulo. Satani yamenye igihe hano mu byakozwe n'umwa 19 yavuga ngo Yesu turamuzi, Paulo turamumenye, kuko bari bazi Sawuli, Sawuli niwe bari basanganwe wabakoreraga. Ngo hanyuma mwebwe mukaba bene nde basha, ngo badamumone barabasimbukira barababasha babaciraho imyenda. Hari abantu nyine bazagenda bambaye ubusa nk'inturumbutsi bakagenda birukanka ku musozi, kubera ko n'ubundi banze kwambara gukiranuka, banze kwambara ijambo rya Kristo, bagiye kwambara ikinyoma. Rero numva yuko umuntu w'Imana Paulo se bamubwiye ati dore nyiri uyu umushumi
ati niko bazamugira ageze i Yerusalemu, bazamukubita bamwice none Pawulo aranavuga ati wihanura gutyo wikabya shahara ahubwo atusibye no kugirirwa nabi naniteguye ahubwo kugwa hari kandi niko byagenze. Rero hari igihe umuntu agukanye none se ubu ngubu urankangisha intambara si rwo rurimo Imana iri kumbwira. Yego, uri kumurikirana neza Yesu ari kumbwira ubutabazi mu gihe abantu bari mu gahugi. Kandi n'ubu hari abantu Imana iri gutabara nepo, uri kunyumva neza. Kandi noneho kugira ngo ubyumve neza, yaba mu Rwanda, yaba Amerika, yaba muri Afurika, yaba ntago abantu bazashira mu isi. Nakunze kukubwira nabwira nese corona ibayeho, urabona isi ahubwo ituzuyemo abantu. Uri kunyumva neza. Nimba umuriro uri California, hari na za Texas, za nyine n'ahandi hantu, kandi bari ahantu nuko batanabyiga ngo babirebe. Iyo uvuze ngo Los Angeles uvuga ngo ni abamarayika bayobye cyangwa babuze nyine abamarayika Los Angeles uvuga ngo nyine Los Angeles ni ukuvuga ngo naho abamarayika Los uvuga ngo ababaye Lost ni abandi bamanukanye na Satani. Donc ni territoire cyangwa se territoire yinuze ya demons cyangwa yese ya evil angels. Rero nuko nguko. Yego. Poste katugushimire Imana igumugishe kamanze nguha umwanya mbere ko tujya mu bindi umanze utambutse message Imana yaguhaye neza ko ufite ubutumwa bwiza kandi turi kumwe tuyadufashanya mu buryo Imana yadushobozamo mu izina rya Yesu. Kari umukozi w'Imana. Imana igumugisha cyane muri Timoteyo wa mbere nani Timoteyo wa kabiri. Timoteyo wa kabiri ibice bibiri ndasoma umurongo wa 4 n'uwa 5 hanyuma duhite dusoma bice bitatu kuko ubutumwa aravuze ngo kane aravuze ngo nta waba umusirikare kandi ngo yishire mu by'ubugingo ngo abe akinejeje umwandikiye ubusirikare wamwandikiye ubusirikare kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntahabwe ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Uri kumva nepo? Icyo kintu uri kucyumva? Ni ukurushanwa uko bitegetswe. Ni ukuririmba uko bitegetswe. Ubwo urumva bifite ihame. Bifite n'umurongo. Bifite na design. Bifite na appearance cyangwa se apparence. Bifite dignity. Bese hari often ni ukuvuga ngo hari impamvu zabe. Hari ubishyiraho kandi hari n'ubikuraho. Hanyuma gatatu Timoteyo wa kabiri. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya kuko abantu bazabikunda bakunda imiya birarira bibona batukana batumvira ababyeyi babo indashima batarabera badakunda nababo batuzura babesherana batirinda bagira urugomo badakunda ibyiza bagambana ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zako ameze batyo ujye batera umugongo kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima baremerewe n'ibyaha batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri nkuko Yane na Yambure barwanije Mose niko nabo bagabo barwanya ukuri abone abononeka ubwenge badashimwa kubyo kwizera ariko ntibazabasha kurengaho kuko ubupfu bwabo buzagaragarira abantu bose nkuko ubwaba abandi nabwo bwagaragaye. Amina. Wenda 10 mfunga navuze ngo ariko weho wakurikije neza inyigisho zanjye ingeso zanjye n'imigambi yo kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana. Amen. Amen. Rero nepo ahangaha Imana yanyeretse ko umuvuga butumwa araza akigira umuhanuzi hanyuma umuririmbyi akigira bishop hanyuma umuhanuzi nawe ubwo ntarorereraho nawe yakigira umubishop kandi atari wo murimo umuhanuzi akigira umwigisha kandi atatindanye n'Imana. Yego. Hanyuma na wa muvuga butumwa cyangwa na wa mupasteri akarwanya abahanuzi b'Imana kubera yuko bamenye ibyaha bye. Nubona umupasteri ari kukubwira ko adakunda abahanuzi yihangane mbivuge gutyo kuko iyi Bibiliya dusoma mu Batesaloniki ba kabiri ibice 3 umurongo wa 2 aravuga ngo kandi ngo dukira abantu babi bibigoryi ko kwizera kudafitwe na bose. Nta mupasteri wigeze ubwiriza Yesu nta wabwirije Yohana umubatiza
na Zakariya ubwe urabizi neza ko atabwirije Yohana Umubatiza. Ndagira ngo unyumve neza Nepo, nimba hari umuntu ukomeye mu isi ukomeye yitwa umuhanuzi, nkurikirane neza. Ariko nimba hari umuntu w'umwanda mubi w'umwanda yitwa umuhanuzi. Ndagasubiza neza. Gasubize neza ukanda. Baramu yabaye umuhanuzi ariko yambara umwanda n'ububi bwa Satani. Ubwo uyu nguyu Baraki yaramubwiye ngo mbasha kuguha icyubahiro no kugushyira hejuru. Ngo nkaguha n'ifeza nyinshi. Uri kunyumva neza? Yego. Ariko reba umuhanuzi washatse kwambara icyubahiro cy'Imana witwa Elisa, wasize inka akazibagira abaturage, yarangiza agasezera abantu ku mugaragaro, akavuga ati ubu ngiye gukorera umwami witwa Kristo Yesu. Uribuka neza yuko abahanuzi b'abana banahanuye yaravuze ngo ni muceceke ibyo ndabizi. Hanyuma umuhanuzi rero w'umwanda w'ikibi ni umuhanuzi babwira yuko nukuvuga ngo ni umuhanuzi ubona Yesu atinze, agahita ko ari cyo Datani na Biramu nakora bavuze ati twirebemo umutware twisuko kwisubirira muri Egypt, kuko n'ubundi ntigeze asezera, ntigeze adenosa, ntigeze arenosa isi, ntigeze asezera isi. Hari abantu Yesu yambwiye yuko baje iwe ariko batasezeye isi. Umuntu utarasezeye ubunyarwanda, ariko gusezera ubunyarwanda ntibivuze kwihakana u Rwanda, ahubwo bivuze guhakana umuco n'imyanda n'umwanda uba mu banyarwanda. Uranyumva neza? Nuvuga ngo uwo mwanda n'imyanda nari mvuze n'ubuhutu butwa n'ubututsi. Uranyumva neza? Na bwa butsobe n'utundi tuntu. Kuko kuri so ntabwo wamubangikanya n'ubutsobe cyangwa ubuzigaho. Ndagira ngo ubwo ndi kuvuga ku mukristo cyangwa ku muhanuzi w'umukristo. Navuga ngo hari umuhanuzi w'umukristo akaba n'ingegera aziba n'abahanuzi b'ingegera abo Ezekiel ibice 20:25 na 26 yavuze ngo nuko ngo mbaha amategeko atabonere n'amateka atabeshaho kandi mbandurisha amaturo yabo kuko bacishije ifura zabo zose mu muriro kugira ngo mbahindure ingegera aboneko. Niko iri jambo rivugaho muri Ezekiel ibice 20 umurongo wa 25 no 26. Yego. Rero narindi kukubwira ngo umuhanuzi wabayeho hano ijambo ryagaragaje hano mu gitabo cy'Abaheburayo. Ubwo narindi kukubwira umwambaro w'icyubahiro Mose yambaye. Ijambo riravuze mu Baheburayo 11 ngo wenda niyo nahera 21 haravuze ngo ndahera 11 Abaheburayo 11:20 ngeze 27 ngo kwizera niko kwatumye Isaka ahesha Yakobo na Esau imigisha ibizaba. Kwizera niko kwatumye Yakobo ubwo yaragiye gupfa ahesha imigisha abana ba Yosefu bombi, agasenga yishingikirije ku ipfundo ry'inkoni ye. Kwizera kandi iri pfundo ry'inkoni ryagarutse kuri inkoni ya Aroni yararabije. Yego. Kandi yo harabije ijambo rivuga iki? Imbuto ziba zigiye kuboneka, sibyo? Ariko abahanuzi bafite ibikoni bigondoye babihawe na za kabale juifa cyangwa bagiye kubihabwa na Satani mu isi y'umwijima, agaruka avuga ati twebwe dufite imihango, dufite amadarapo y'Abisirayeli, dufite iki? Ugasanga umuntu aravuga ati ariko iyo mututsindagira Imana y'Abisirayeli. None se ubu umwuka mumeka ntabwo banyetanya awuzi? Wintsindagira Imana y'Abisirayeli nabikubwiye yuko ari umwanda Nepo. Uri kumva? Ahubwo Imana y'abera n'abakiranutsi niyo Mana yiyeretse Yakobo imuhindurira izina, imuhindura Isirayeli. Kandi mbere Yakobo atarahindurirwa izina ntabwo Imana ya Isirayeli yari yakabonetse. Kuri Aburahamu Imana ya Isirayeli ntiyari ihari, ahubwo ni Imana y'isezerano. Abantu rero barimite muri Isirayeli. Imana irenze u Rwanda na Isirayeli, irenze isi, irenze n'ijuru. Uri kunkurikirana neza? Irenze n'abamarayika, irenze n'ibingibi birimo hano. Ariko ibingibi byagerewe umuntu nk'uko wumva ko nta munyarwanda warwanya itegeko rya constitution cyangwa se loi constitutionnelle cyangwa nyine itegeko nshinga nyine itegeko ry'urufatiro. Hanyuma ngo bombi agasenga yishingikirije ku ipfundo ry'inkoni. Abantu aho kugira ngo basenga bishingikirije ku cy'Imana yavuganye nawe yapfunditse mu mitima yabo. Numwe ngo kwishingikiriza ku nkoni ipfunditse, numwe ngo nugushingira ku cy'Imana yapfundikiye, agatanga umugisha atari uw'abana ahubwo agatanga umugisha wa Kristo. Aburahamu yavuze ngo nzaguha umugisha, nindangiza kuguha umugisha nguhindura umugisha, muri amahanga yose niho azahererwamo umugisha. Ariko uyu munsi wa none umuntu akifata ngo agiye mu mva ya Yesu, uwo ni umukonikoni n'umurozi.
uranyumva neza ngo agiye gutembera ngo Yesu yaba ntabwo ibyo ngibyo si ko ubutumwa buvuga. Uri kunyumva neza nepo? Ijambo ryavuga ngo mugende mubwiriza amahanga yose, mwabwirize kwihana ibyaha no kubabarirwa. Ntabwo yavuze ngo muzajye muri Israel aho navukiye, muzajye muri bya bindi ngo bya anniversaire, muzajye munuze muri za Noheli na za Noel. Uri kunyumva neza? Hanyuma ngo kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi be amezi 3 amaze kuvuka, kuko babonye ako kana ko ari keza ntibatinye itegeko ry'umwami. Abantu aho kugira ngo bahishe Yesu isi, bahishe Yesu gusambana, kwiba, kuroga, donc kwibona, ubwibone, bahishe Yesu imisatsi y'abadayimoni, bahishe Yesu aya maherena, bahishe Yesu ahubwo barashaka ngo gusa n'abagore bambara amaherena, barashaka gusa ariko n'abagabo kagenda bakabikora kuko bagiye gucisha ku ruziramire, bakaza kubabwira yuko bafite za apostola, bafite za bishop nyine ariza. Kandi nakubwiye ngo uyu muntu akubwiye ngo ndi bishop, bavuga ngo genda ubisoko wowe, genda ube butike. Ariko ntabwo tuzaba amasoko, ni tuzaba butike, ahubwo tuzaba bo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Tuzatwara inkuru nziza. Niyo mpamvu nkubwiye banishingikiriza kuvuga ngo ngo ndi bishop kubera yuko ngo azi ko ngo bishop ngo abari nuzi. Icyo cyongereza nacyo kimari ikinyarwanda, nta n'iki kinyarwanda kimari icyongereza. Nakubwiye kenshi cyane nkubwira yuko ukoresha icyongereza cyangwa ukoresha ikinyarwanda, Yesu Kristo ni byose ku muntu ukoresha icyongereza cyangwa ikinyarwanda. Mbese mu mahanga yose nguba Uwiteka agakora ibyo gukiranuka. Nta mudage wanyigisha, nange nta mudage cyakoza Kristo Yesu yavugiye muri jewe. Nagenda nkabwira umudage nkumva icyo Uwiteka gushakaho, nkabwira umwongereza n'umunyarwanda yewe ntabwo namubwiriza ndafite ubutware bwa Kristo Yesu. Kuko ibyo navuga mu ishyaka ry'abantu no mu ishyaka ry'amadini biba ari ubusa n'umwanda nepo. Nicyo religion ntabwo ari agakiza. Uranyumva ne iyo bakamana ntabwo ari ubukristo. Kuba umukristo no kuba Kristo ni ibintu bibiri bitandukanye. Waba umukristo umwiyitirira, ariko kuba Kristo nuko ufite ubugingo bwo kuri muri we. Uri kunyumva neza? Ngo kuko babonye ko ako kana ari keza ntibatinye itegeko ry'umwami. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yaramaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurengananywa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. Kuko atekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubw'Abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagorora. Aba bahanuzi nakubwiraga nepo b'umwanda ntabwo bashaka ingororano bazagorerwa muri Kristo Yesu. Nabashaka gusa na Amerika, nabashaka gusa n'Ubudage n'Ubwongereza, ngo nabashaka gusa n'abazungu, nabashaka ngo kugira ngo urumva ngo ntago twabangamire ngo imico y'Abongereza. Undi akaza akavuga ngo mwambaro w'icyubahiro ngo muri Scotland cyangwa Ecosse ngo ni jipo. Aho ngaho nukwerekana yuko umwuka uyobora Ecosse cyangwa Scotland ari umwuka w'ubutinganyi. Uri kunyumva neza? Niyo mpamvu ngo mwambaro w'icyubahiro ngo ari jipo. Yaza yajya kwiga i Burayi azanye ngo theology, kuko atazanye ubukristo, ntiyazanye kwirukana abadayimoni no gusenga no guhishurirwa, ntiyazanye ibya Daniel, ahubwo yazanye ibindi bintu by'umwana. Yazanye syllabus nyine, yazanye kujya kwiga ngo kwiga nyine kwiga izo za Bervier cyangwa n'ahandi hantu muri ayo mashuri nyine y'Abafaransa cyangwa y'Abongereza cyangwa y'abantuzi. Niyo mpamvu umuntu aza akakubwira ngo dufite ngo ishuri rya theology. Sinakubwiye ngo kugira ngo umuntu ajye kwiga theology yakwiga kuvura abanyarwanda cyangwa akiga shimi, akajya kwiga ibindi bintu byiza, ibindi bintu byiza biri muri siyanse y'isi. Ndabwira n'umuntu wize theology n'umunyamuruho cyane, n'umurozi kandi ni n'umunyabinyoma iteka. Uranyumva neza? Kuko nabantu bagaruka kurwanya Imana hanyuma bakavuga ko kandi bayikorera kandi bakorera Satani. Kuko bari contre, donc bari contraire n'ijambo ry'Imana, bari contraire n'ibyo Imana yahamije. Kandi nta munyarwanda warwanya itegeko nshinga ry'igihugu cy'u Rwanda ngo leta ibura kugira, kuko leta ifite inzego n'amategeko byamuhana. Uranyumva neza? None se ubwo bwamukorera ariko urwanya itegeko nshinga, urwanya amategeko, urwanya impamvu zabo. Hanyuma ukajya kuvuga ko ibyo usenga ari iby'Abongereza cyangwa iby'Abanyarwanda cyangwa iby'Abagande, ntabwo akari agakiza, ahubwo nukurimbuka n'urupfu. Uri kunyumva? Yego. Rero nukuvuga iki? Ngo kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa ntatinye umujinya w'umwami, kuko yihanganiye nk'ureba itaboneka. Nepo ndi kukubwira aya magambo kugira ngo wumve umuhanuzi Imana yahaye icyubahiro. Hanganye ngo nk'ureba itaboneka.
hanyuma abandi iyo barebye amafaranga, iyo bashyize amafaranga imbere n'ubutunzi, bahita bavuga ati wowe dusinyire ko tuzakorana kandi tuzagushyira hejuru, ariko we ntuzabangamire ubwami bwacu. Emerera abagore bambara amapantaro, babwire ko atari cyakwiye ko agakiza Imana itareba gutyo, bambara ubwo ndi kuvuga, ariko ba bagore bari gushaka kubona agakiza mbese batazapfa ngo bahite bajya Gehenomu. Kuko ibi nakubwiye ndi kuvuga ubutumwa bw'ubugingo nepo. Kuko nakubwiye ko umunyarwandakazi kwambara ipantaro abyemererwa, ariko nyine azaba urupfu. Ariko nakubwiye ngo nta mukristo, nta mugore ushaka ubugingo muri Kristo Yesu wemererwa kwambara ipantaro. Nta mugore uri muri Kristo Yesu ushaka ubugingo wemererwa gushumba cyangwa kuba bishop kazi cyangwa apostle kazi. Ahubwo ibyo umugore yemererwa nukubaha Imana, akubaha umugabo, nkuko ngo ijambo rivuga nkuko Sara yagandukiraga Aburahamu akamwita umutware we. Namwe muri abana b'uwo nimba mukora neza nagira ubwoba buhahamura. Gatatu, agasengera abanyarwanda, agasengera umuryango, agasengera abakobwa, agasengera abasore n'abagabo indwara zikava mu bantu, akaba umuhanuzi kazi, akaba umunyamasengesho kazi, akaba umuvuga butumwa kazi. Nakubwiye yuko nta mushumba kazi uba kwa Kristo Yesu. Ibyo niyo kuvuga ngo bamango abahanuzi bambwiye ngo Imana imaye inkoni, ubwo inkoni nuvuga ngo baguhaye inkoni zo kunesha, ni inkoni yo kunesha, n'ubutware bwo kunesha Satani w'ubusambanyi, ubusinzi, ubutware bwo gukubita imbwa cyangwa nyine nizo nkwafu. Uri kunyumva neza? Ariko ntabwo baguhaye ubutware bwo kurutumwa. Kuko nakubwiye ngo ntabwo mwisi umuntu yabyuka akavuga ngo nubwo afite ubwenge n'amafaranga menshi ngiye kuba perezida w'abanyarwanda. Kuko nimba mu Rwanda umuntu aba perezida kubera ko habayeho gutora bigaca mu nzira. No kumana ubu mushumba, ijambo riravuga ngo iri jambo ni ryo kwizerwa, ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi ngo aba yifuje umurimo mwiza, ngo nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo, umugabo w'umugore umwe udakunda ibisindisha, utagira amahane, utarwana, utari umukunzi w'imiya, utegeka abana be neza, agatera abana be kumvira no kuba. Ntabwo ari umugore ufite umugabo. Hepfo bavuga abadiyakonikazi. None se uko batavuze abepiskopikazi? Ubundi se haraho bize muri Bibiliya bavuga abepiskopikazi. Bibiliya yerekana abahanuzikazi, ikerekana abadiyakonikazi, ikerekana abavuga butumwa kazi. Sibyo? Kuko umugore yavuga ubutumwa hari guwe, yavuga ubutumwa yigisha, yavuga ubutumwa ari kuvura. Abaganga twemera ko hagomba kubaho abadokiteri. Tunemera ko no mu buzima bunasanzwe umugore yarusha ubwenge umugabo mu buzima busanzwe, ariko twavuze ngo mu bijyanye n'umurimo Imana agishumba. Uri kunyumva neza? Nk'umukare w'umukaporale yavuga ngo giwe mise minuka generale, cyangwa se ngo kubera ko ari gitifu w'umurenge ahita avuga ngo mise mba ministre w'intebe. Ntabwo ibyo bintu bibaho mu Rwanda, nyine ntabwo binabaho mu isi. Uri kumva neza? Rero nukuvuga ngo rero ikintu umuntu yiha agihawe na Satani wamuyobeje kubera kurarikira, bya bintu nakubwiye ngo bazaba bikakaza hahandi umushumba ajya kwigira umuhanuzi cyangwa umuhanuzi akigira umushumba. Uri kunyumva neza nepo? Bazakubitwa ku rugero rukomeye cyane. Mose yamenye ubutware yahawe. Uri kunkurikirana neza? Mose amenya agaciro ke, na Eliya arakamenya. Wibuka abahanuzi 450 ku musozi Karumeli, n'umuhanuzi w'Imana Eliya, abo 450 inkota y'isi barya kuko barabi ikinyoma. 400 ba Bari na 450 ba Shiteroti. Uri kunkurikira cyane? Hanyuma Imana yongera kwihishura ku gihe cya Mose ubwo ubutaka bwasamagabuka, avuze ngo aba bantu nibapfa urupfu rusanzwe ku bantu, nzaba Imana itantumye imirimo mubona nkora ubwanjye. Uri kunyumva? Niyikakaza ngo we nguziko navuganye n'Imana. Nakubwiye ngo aba bantu bikakaza, akikakaza ngo giyewe ngo mwidini ryanjye, giyewe ngo muri shop yanjye. Nyine kubera ko nimba ari bishop muri shop ye ntabwo watwaramo ubutumwa bwa Kristo Yesu, kuko ni shop y'uyo muntu runaka. Muri iyo shop kandi mu isoko habamo ingurube, hakabamo inkwavu, ibintu byose biceri n'ibiyoka n'ibintu byose isi yose, kuko isoko riba mu isi, ariko mu ijuru nta soko riba nepo. Imana itangira ubuntu, Satani akagura ukuri akukuriganije, akakuguranira ikinyoma n'umwanda no kurimbuka. Urankurikirana neza? Nino narindi kukubwira yuko aba bantu bikakaje bakihimbaza ntabwo byatunguye Imana. Nibakomeze kwikakaza no kwikomanga ku gituza, ariko Mose ntiyagize gutyo. Ijambo ryamuhamije ko ngo mu bantu, ngo Mose yabaye umugwaneza mu bantu bose bo mwisi. Uri kunkurikirana neza? Na Eliya anezeza Imana, avuga Eliya se ko yishe 450 akanica babandi 50 n'abandi 50, nyuma abace bugufi bakihana, Imana ikavuga temera ujyane nawe.
numwe ngo Imana ijambo ryaravuze muri Yesaya 36:2 ngo uko ibyo byose uko kwiteka ariko kwabiremye bikabaho ngo nitawe n'ufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryane. Rero Imana ishaka umuntu ukora iki jambo rivuga. Nimba jewe Faustin Imana imbwiye ngo nzabwira abagore cyangwa nzatangariza abakobwa yuko umugore wese uremererwa no gutega igitambaro ubugingo atazabubona. Uri kunyumva neza? Abagore nibagende baririmbe, nibagende bahanure, bagenda mwambare kandi nizo shenete. Ariko nababwiye ngo umubiri n'uw'igihe gito, uwo mubiri wambaye umenye yuko Yesu yawuhaye isezerano yuko uzabora kandi ugasubira mu mukungugu, kandi inzoka izakurya kizasubira mu gitaka. Ariko umenye ko yari yatagiye mu gitaka. Maria ntiyagiye mu gitaka, Mordecai ntiyagiye mu gitaka, Mose ntiyagiye mu gitaka, Elisa ntiyagiye mu gitaka, Samuel ntiyagiye mu gitaka, Yosefu ntiyagiye mu gitaka. Unazi yuko yahaye isezerano amagufa kuyimukana bakajyana i Kanani. Bivuze ngo nugusobanura ko le paix en effet de sa denesa. Yosefu ko atari uwa Kanani sinu wa Egypt, ahubwo ko ari ubugingo. Wanyumvise neza? Nicyo bisobanuye. Rero ubahana ari kuzi neza yuko uzahava hakajya impamvu zo kugira gute, kuko ngo ibi byose byaremwe ngo bizakurwaho no gutwika. Niko ubuhanuzi bwavugiye ku rurimi rw'umuhanuzi Petero. Nisisha uvuze ngo ibya mbere bizatwika bizakurwaho n'iki kirere, kuko kitegekwamo nicyo bita les anges de chi, cyangwa abamarayika bakuwe mu ijuru, bakuwe mu bwiza, sibyo? Rero narindi kubwira abantu mbabwira ngo wikirarira, wikihimbaza, wigira ishusho yo kwera kandi wambaye umutima wa Satani. Kandi nakubwiye ngo iyo apostola niyo apostasia, nuvuga ngo izo silabisi uri kubeshesha abantu ukasindisha abantu ikinyoma ko babwira yuko agakiza kazashingira ku mico y'Abanyarwanda cyangwa ku mico y'Abahinde cyangwa y'Abarabu. Nta mwarabukazi uzajyanwa mu ijuru n'ubwarabukazi. N'umwarabukazi aho Imana iri mutegeka gusenga no kwambara Kristo Yesu, ni mutegeka kwambara Muhammad cyangwa kwambara zana na bya bindi byo by'imicoro bajyana bagenda bagashyira amatatuwaje n'ibindi bintu bagenda bagashushanya. Kandi Imana yambwiye yuko nimba ku isi hari abantu bambara nabi n'abasiramukazi, ariko ku isi nimba hari umuntu wakambara neza ni umuntu wambaye ijambo rya Kristo Yesu. Umugore agatega igitambaro neza, akirinda za paso, akirinda amapantaro, akagerekaho kwambika umutima, gukiranuka, ubugwa neza n'amahoro. Ngo niwo murimbo w'igiciro cyinshi mu mutima uwo mubyeyi cyangwa uwo mudamu. Uri kunyumva neza? Umugore ushaka kwigira umugabo uwo niki bamwita lesbian, bamwita igitingwa. Uri kunkurikirana? Ni nk'umugore gabo wiyambura kuba umugabo, akigira umutinganya, akigira MPD. Uri kunyumva? Cyangwa muri ibyo birimo ngo gay. Rero nukuvuga ngo yaba gay yaba PD cyangwa yaba iki byose n'umwanda. Nakubwiye rero nakubwiye ngo ni nko kuvuga ngo ubwo se umutinganya ajya kuvuga ko ari umuhanuzi ati nakubwiye ko ari umwanda nepo. Uri kunyumva neza? Kandi umwanda uri ni hisazi ziboneka. Kandi ubwo se nimba ijambo rivuga ngo umuhanuzi w'ibinyoma niwe kibuno, kandi umugabo w'ukuri niwe mutwe. Kristo niwe mutwe, niwe kuri. Ni nawe wanavuze ngo ni genzira ukuri n'ubugingo. Nta bya Muhammad, nta by'aba dive, nta by'abatemwe de Jehova, nta by'abo baposo cyangwa by'abo ba bishop n'aba bishop kazi cyangwa abaposo kazi. Ahubwo ibya Kristo Yesu nibyo bizakubonezaho amahoro n'ubugingo no kubaho byiteka ryose. Iby'abahanuzi nutabishyira hasi uzagubwa nabi. Rero shyira hasi ikibi, wambare Kristo Yesu, kuko ijambo rivuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Yeremiya 17:9. Ngo kandi ukagira indwara yo kutizera gukira. Ninde wawumenya ukuri? Uwo mutima wawe warwaje ukawushyiramo ubusambanyi, ukawushyiramo icyaha, ukawushyiramo ubwibone, ukavuga ngo agakiza kaba mu, ntabwo agakiza kaba mu mutima, agakiza kaba mu bugingo. None cyo muvuze yuko ngo umubiri muzima ni na roho nzima nihitura. Hanyuma noneho ubwo muvuga yuko nyine roho nzima itura mu mubiri muzima, batera amarangi inyuma hasi bagashyira inyuma bagashyiramo ibyondo, ko tubona inyuma bahakora neza cyane kugira ngo ba publicite ayo mazu. Ndabaza rero nukuvuga ngo rero nukuvuga ngo ayo maradiyo n'amateleviziyo arekura amanuze, ntabwo agakiza, ntabwo ubwiza bwayo buboneka harya imbere, buboneka n'inyuma. Uri kunkurikirana neza? Rero ntabwo, rero ibyo bintu bareke kubeshya, bareke kubeshya. Agakiza kari ku mutima
kakaboneka ku mubiri, kakaboneka ku munwa, kakaboneka ku gutwi, kakaboneka ku ngohe, kakaboneka ku ruhu rwawe ko utitukuje, kakaboneka tapene fedesa ko imisatsi utayinyereje cyangwa utashyize ibituta cyangwa no kubo washyira igituta wagira. Ibyo byose Satani azakurya. Nuvuga ngo inzoka izarya umukungugu, uzajya mu gitaka kuko nyine uri w'igitaka, ariko uw'umwuka azasa n'ijambo ntanasinzira. Ntabwo Satani azamubona. Satani azafata b'igitaka babandi nyine banze bafose baje bakabwira ati amaherena ararimbuza, ukajya kuburana yuko uri wa Gitwaza cyangwa uri wa Masasu cyangwa Rugamba cyangwa n'aba Rutayisire. Ihangane kubavuge kuko nta ninuze nta nisoni, baze bavuga ubutumwa, baze tujye muri Bibiliya nkuko bagenda isi igira amakongere, ikagira za Sena, ikagira n'abadepite. Baze turambure ibyanditswe hanyuma batubwire impamvu z'ibyo birirwa babeshyeshya abantu no kubayobya babagaburira uburozi no kubacanga. Gitwaza Jean Ndadekare koko nta muntu ugomba kuboneka muri zone arabeshya. Bira n'uburyarya bwa Gitwaza. Nuvuga ngo Gitwaza bira yarabuze uko agira, bira na donc nukuyoberanya ko abantu bakorera muri za Illuminati. Nuvuga ngo iyo Gitwaza aza kuba ari umuvuga butumwa by'ukuri, yari kuza akigisha rouge à lèvres cyangwa brillant à lèvres, akigisha iherena. None se kuki yavuze ko ngo abagabo ngo piercing isobanura silvenes? Kandi ndi kumubwira ko kuva 21:5 havuga ibyo maherena, iyo silvenes nihiba. Nukuvuga ngo abacamanza 8:24 avuga ko amaherena yaragenewe abamidiyani. 8:24 warabivuga. Hosea 2:15 avuga amaherena n'inigi. Nabikubwiye aricyo Catholicisme yashingiyeho, irema Katolike, kandi nakubwiye ko Catholicisme imana yabo ari Dramaleke, kandi nukuvuga ngo imana yabo ni Satani. Unyumve neza, babyemera mwabyanga. Nukuvuga ngo imihango ikorerwa muri Catholicisme bayita magie blanche, ubukonikoni bwera. Ibyo ngibyo nzakwereka za grimoire na za verbum. Iyo ugize gutyo uhamagaye Mogoa ugamano hano ugahamagara Ejimuregara, donc ni prespote hagarari igice cya Afrika, hanyuma iburasirazuba bw'isi ni Amayemo, iburengerazuba Boyemo. Rero tuzi rero imikore, tuzi za Christologie, tuzi za Kabale Juife, tuzi ibyo binuze. Aba badive Elena White ni Satani wamuhamagaye. Uri kunyumva neza? Uyu nguyu abatemwa dejo Charles Luther ni Satani wamuhamagaye. Nakubwiye ngo naba bapotere naba banuze naba ba bishop, nuvuga ngo ubutumwa sina amagambo y'Imana, baraza bagatoragura bakababwira amaturo ko n'ubupasteur. None se uyuvuza kuvuga kuri pasteri ubikura bunde muri ejambo? Nimba rero ubikura muhana jya mukuri kose. Ntabwo ubutumwa tuvuga si ubw'Abongereza, ndabisubiramo neza, si n'ubw'Abisirayeli. Isirayeli ntanzi, Yakobo ntanzi, Yuda ntanzi. Unyumve neza, Yesu Kristo aranzi. Ndagira ngo nkwibutse ko na Mose atanzi, na Eliya ntanzi, kandi na Mikayire nubwo ari marayika ukomeye ntanzi. Amenyeshwa nuko Yesu yashyizeho ikimenyetso cy'amaraso ye. Urankurikirana neza? Ubwo ijambo rivuga ntabwo ndi uwa marayika ahubwo ndi uwa Kristo Yesu. Uri kunkurikirana? Hari abantu arinuze aba babranamiste. Satani yayobeje Abraham, ariko Abraham yari nuze, yari siziye mu message waruje nyuma ya Enoki, Noah, Mose, Eliya, Paulo nani Abraham akabasiziye mu message yigisha yuko nta mugore ukwiriye gushumba, ko nabo yarabyigishije ubutumwa bwaravuzwe, ariko Satani aramuyobya birangira arimbutse. Uri kumva? Abraham ahinduka umukozi wa Satani. Uri kunyumva neza? Abo rero nukuvuga ngo tuvuga aba Billy Graham cyangwa aba Joyce Meyer. Joyce Meyer birani amafitirite n'ibinyoma, amatrompeli. Uri kumva? Rero ndi kukubwira ubutumwa ni igihe kigeze uko agiyewe nakubwiye yuko Imana igiye kuzana ivuga butumwa ridashingiye ku madini ahubwo risenye ikinyoma. Uri kunkurikirana neza? Torero ry'umwuka rikagaragara, abantu bemeye gusa n'ijambo ry'Imana. Nimba nyine hari abo bagore bari gushegera kuba abapasiteri, nibagende babishegere, ariko nababurira nkabwira ni mwabagore mwe mwakemeye gusenga, kandi nabo ngabo n'ubundi bagiyemwo ari kuko bafite ibyo bagiye kuzuza. Nakubwiye ngo bari baje gusenya umwuka muri ADP. Uri kunyumva neza? Rero nuvuga ngo nigeze kukubwira ikintu, ndakubwira ni umuntu wimitswe n'umuntu avuga iby'abantu. Umuntu wimitswe n'amafaranga cyangwa atumwa amafaranga abwiriza amafaranga. Ntabwo ashobora kubwiriza. Ntabwo wakita umunyakinyoma ngo umwite intumwa ya Kristo Yesu kandi ari uw'ikinyoma. Nuwa Satani, nuwindaye ngo biratana ibiteye isoni bya Imana yabo ninda. Birano mu Bafilipi abanzi b'umusaraba ibice 3:17 kugeza 21 aho. Kandi mu bice 2 ijambo rya rivuze ngo mwirinde zambwa, mwirinde inkozi zibi, mwirinde n'abakebagukeba kubi, ko twebwe turabakebye gukebwa kwiza basenga mu buryo bw'umwuka w'Imana tukishimira Kristo Yesu nitwiringire iby'umubiri. Genda kubwira ibyo ngibyo kwigiye kigiye kugera abantu bagasengera mu kuri no mu mwuka. Nuvuga ngo aba banuze aba batindi babavuga butumwa abagenda ukumva nyine yagiye nk'ahantu ngo bamuhaye imodoka n'inzu.
nuko nyine n'umutindi ntabwo yahise yigeze amuhamagara. Elisa yanze ibiguzi bya Namani. Uranyumva neza? Elisa yanze ibiguzi bya Namani. Rero nakubwiye yuko babateolojiye tuzi umwuka wabo. Ni umwuka wa Satani, ni umwuka w'abamarayika bakorera hano mu kirere, w'abamedi n'abapereshi. Uri kunyumva neza? Bafite ibanga Mayimuna cyangwa Madamu Samaki yabahaye. Umuntu yigukangisha ngo asengeye abantu ngo akira sida. Satani atanga izo mpano ariko nyuma n'ubundi akazamurimbura uwo yakijije. Satani ntajya akiza ahubwo ararimbura. Uri kunyumva neza? Babaha impano z'ikinyoma. Babaha impano z'ikinyoma. Gasanga uyu muntu akwiriye isi yose ngo ndi kumana Kristo ngo ni umuvuga butumwa international. Ni Satani wamwamamaje. Ndabikubwira aho kuri kw'Imana. Neruye kandi nanafite Bibiliya iby'Imana yambwiye yuko yacishije ku ruziramire uriya mugabo w'umurundi. Uri kunkurikirana neza. N'abandi kandi bagenda basanawe. Ni gute umuntu w'Imana yaza akagusengera gukira sida cyangwa kanseri, ntakubwira ikibi cy'amaherena, ntakubwira ikibi cyo kuboha imisatsi, kandi kirimo hano Paulo yarakivuzeho na Petero n'ibyanditswe byera bikakivugaho, abantu bose bakakivugaho. Hanyuma ibyo ngibyo byo gukira sida no gukira kanseri ngo imbaga kazijugwe. Ese ubundi nunabona yuko abantu bose ntago turi bimuga, nta nubwo abantu bose turwaye sida cyangwa kanseri cyangwa diabete, nta nubwo turwara impyiko cyangwa imyijima. Nimba nawe urwaye winakabya bivuga ngo yaragusengeye urakira. Waramaze wakize iki ariko na urupfu rutegekera mu bugingo bwawe. Kuko ab'Imana ikundirana barinda. Kandi binabaye ngombwa yuko Imana yakwanzura impamvu zigari n'abapfa hahirwa bapfira muri Kristo Yesu. Mwuka ati amena baruhuke imiruho n'imihate y'isi, imirimo yabo ikagenda igize gutenepo ibaherekeje. Rero ndi kukubwira yuko abantu bagomba kugira gute kujya mu rufatiro, ni mureka bisi bakora ibyabo, ariko n'Imana ifite icyo cyo gutungurana. Noneho ngarutse kuri icyo kintu, abantu bagiye gukora ibyabo ariko Imana izatungurana. Yatungurana yica kandi yanatungurana inakiza. Yatungurana ishyira hejuru, yatunguranye kwa Dawidi yica Goliyati, bamumenya ko ari umwana. Baravuga ati Dawidi yishe inzovu naho Sawuli yisha igihumbi. Uranyumva? Imana yaratunguranye ku mwana Samweli, umusaza Eli wahumye. Uri kumva neza? Waciwe. Imana ihagurutsa umwana w'umuhanuzi wiringirwa Samweli. Nakubwiye ngo Farawo yigize ishyano, Imana ihagurukije umuhanuzi Mose, uwo Imana nyina yashyize mu kato igategeka umukobwa wa Farawo kujya gufata Mose. Kuko nuvuga ngo iyo uriho ubwiza bw'Imana ntabwo none se ubwo nimba ukorera Imana yaragushyize mu butunzi, wakicwa n'inzara gute kandi Dawidi yarabihakanye? None se ubwo ujya gusabiriza gute no kubeshya gute? None se nimba ufite isezerano ry'uko uzagira urugo cyangwa ujya guheheta cyangwa gukorakora cyangwa kwita abagore cyangwa ujya gutoragura mu isoko kandi uvuga kubana n'Imana, Imana itagwishurira umugore, itagwishurira umukobwa, itagwishurira umuntu muzaba nyuma ukaza kuganya nk'ibihunyira, kandi mu by'ukuri inuma zitaha kwa sebuja wazo. Uri kunyumva neza? Inuma ntizigira amahugu, inuma z'ukuri. Rero naninde kuvuga ngo abantu bari kwikakaza bakihimbaza bakavuga ubutumwa bw'isi n'ubutumwa bw'abantu, ubutumwa bw'amadini n'ubutumwa bwa za ecumenism, ariko Satani yarabayobeje cyane. Kandi munatinya urupfu kuko mutaraba ubugingo. Ubugingo ntashobora gutinya urupfu, ahubwo ubugingo yerurira urupfu ko ruta. Daniel yaravuze ngo ari iyi ntare nta cyaha, Dariyo nta cyangwa ufitiye, n'Imana nta cyangwa ufitiye, ahubwo Imana yagaragaje imbaraga n'ububasha bwayo n'ubushobozi bwayo mu izina rya Kristo Yesu. Rero numva ko ari cyo kintu nakubwira. Imana igumugisha. Amen. Birasobanutse ku bantu bajyaga bibaza kuri ibyo bintu. Iyo byose birasobanutse, kandi katubwe ngo Imana ikomeze igikwagura mu izina rya Yesu. Barabyica kuko bafite mission biziri mu mitima batazi. Aba bagabo nuvuga ngo ni numwa ziri gusohoza intego za Satani. Kandi si nabo gusa, hari n'abandi bantu bafite ibyubahiro n'amaboko hano mu isi banyine ari gushaka, ariko ab'Imana bukuri nabo bazi icyo bari gushaka. Nepo ega ari ibintu mubona mukabona ngo ni accidental, ariko na accident hari. We ari gusohoza n'ubundi by'Imana yahishuye ko ikibi kizasimbura ikindi. Nico rero Izaya yagiye gukora. Nicyo agiye gukora. Utavuga ko ariko ntibizagumaho nye. Yatumwe n'Imana. No, iyo Mana yiheze. Imana kukigiye kwemera ko agira ko none se Imana umva ko ijambo rivuga ngo urumva izabasheshenga. None se ubundi urupfu Imana ibanza kwemera ko yambara icyaha kugira ngo nyine none se uwo yaciye wagira ngo yagaruka kugira. Sawuli sibwo ntiyagiye kuryama kwicara ku buriri bw'umupfumu, kandi nyuma abapfumu yari yarabarangije mu gihugu.
nakubwiye ngo uriya nakubwiye ngo umuntu n'ubundi ufite uri gukorerwamo n'urupfu Imana se none se iramubabara ni Dawidi iramubabara se nuwaya ni Faustin se ifitanye nawe isezerano uri kunyumva neza nta sezerano bafitanye nakubwiye yuko none se ubwo iyo umuntu bavuze bati twebwe RGB Rwanda Government Board yishimiye yuko uyu muntu ayobora turi kumvikana neza RGB ntabwo ari Imana uri kunyumva neza ariko nimba nakubwiye ngo kuko ngo icyogejwe n'abantu ni ikizira kuko uriya iwe nyine ari kunezeza abantu nakubwiye ngo kandi tuzi yuko impamvu za politiki dufite ubuyobozi nyine bushinzwe ibyo bintu by'imiyoborere ariko ntabwo ubwo buyobozi ari ubwo kujya kuyobora Imana na Yesu ntabwo ushaka kumushyiraho se no kumushyiraho gute ntabwo ibyo bintu bibaho uwo ni umukozi wa RGB ntabwo ari umukozi wa Kristo Yesu tandukanye intumwa ya RGB n'intumwa ya Kristo Yesu Paulo se ubwo ukabuza ubuyobozi bwigeze bumushyiraho mu isi kwa ubwo ngo bavugaga ko ngo wubitse mami n'ibihugu naha yahageze ntabwo zi ahubwo ishyari n'umwe ngo rero uriya uri gushimwa na leta nuko atari Kristo Yesu ari gukorera ahubwo nukuvuga ngo ni intumwa y'abantu uri kunkurikirana neza intumwa ya Kristo isa n'ijambo ntashobora gukora icyo kintu uri kunyumva neza kandi ntiyaza uriya saruta abandi ntabwo banze unyumve neza ntaruta Paulo kandi impamvu nabikora nuko atageraho Paulo ari ntabwo Imana ishobora kumwifashisha kugira ngo ikubite ntabwo umva uko ijambo rifashe Sawuli ngo azamare habamareki umva uko ijambo rivuga muri Ezekiel ibice 12 umurongo w'9 yego ijambo riravuga ngo umuhanuzi nashuka akagira ijambo avuga je Uwiteka nijye uzaba umwishukiye nzamuramburaho ukuboko kwanjye murimbura ikibi cy'umuhanuzi kizawana n'ikibi cy'umuhanuriza kugira ngo ubwoko bwanjye butazongera kunyuba ngo bunyimure ahubwo babe ubwoko bwanjye nanjye Imana yabo uriya avuguruza ibintu bye ahubwo yasenga ndayizeye ntabwo azi amasengesho ntabwo azi kwihana ntabwo azi gukizwa ibyo ari byo ntabwo azi kwirinda ibyo ari byo Imana iremye Adamu yamwohereje mu ngobyi ndamubwira ngo genda uyihingire kandi uyirinde guhinga no gusenga kurinda no kwirinda isi n'ikibi uri kunyumva neza none se nimba abami bo mu isi bavuga ko ari Imana yabahaye ubuyobozi banze ndeba hano hanyuma ikaba yarabahaye ubuyobozi nimba yarabahaye ubuyobozi wari wumva Imana ijya nyine ibaha ubutware yarangiza ikajya guhakana yuko atari Imana iha ubutware aba bayobozi bisi none se kuki nyine urumva umuyobozi azaba umuyobozi w'isajye no kwigira umuyobozi w'Imana none erega wibuka ijambo president yigeze kuvuga banze unyumve neza ni gute ministre ajya kwigira pasteur na president avuze ko bitaba nyine nanjye nibyo ndi kukubwira none se president we nyine nimba atajya mu by'Imana ahubwo we afite inshingano nyinshi ari muri politiki kandi ari kuyikora neza uriya mugabo Imana imukomereza amaboko none se ubuza kumbwira yuko nyine rega Rwanda Government Board ijya gudetermina umuntu uzajya kuyobora ADPR gute kandi ubusama koperative yose RGB ni ijya kuyagira inama ahubwo nakubwiye ibyo byose nakubwiye ko ari amayoberane y'isi nakubwiye ko ari ukuboko kwa Satani kubirimo ari kutamenya uri kumva neza bwo kugira ngo ahubwo ikitwa umwuka na kwa guhamagara ko Imana gukurweho uri kunkurikirana neza none se ubwo nimbwira gute none se aba ba pasteur ko bene po nkubwira ubutumwa ubona babwiriza ubona ari ubwira ijambo nibyo rero ndi kukubwira barayirwanya Imana nibyo ndi kukubwira erega kubera yuko nukuvuga ngo ntabwo kubera yuko bo ntiba none se ubwo arashaka kujya kwigira umuyobozi atarize politike cyangwa se droit cyangwa administration gute urumva kubwira theologie yigisha administration gute se ntabwo ibyo bintu bibaho yego none se ubwo Imana iguha umwuka ntikwereka uko ugomba kuyobora abantu ntabwo ibyo bintu bibaho none se ubwo nimba bemera nyine kwiriho hanyuma nyine kera kose umwami se ni umujyanama w'umuhanuzi cyangwa umuhanuzi niwe mujyanama ku mwana je nakubwiye yuko umuhanuzi ari we ujyana oya umuhanuzi agira inama abami ariko nta mwami ugira inama umuhanuzi iyo ataye inshingano ze ntabwo umwami yamugira no oya uwo muhanuzi se kandi ahubwo sino iyo ataye kwera ku Imana ararimbuka nepo banze unyumve neza umuhanuzi wataye ijwi ry'Imana nyine umwami aza kumugira inama ariko akaba Imana oya aramuri oya si ukuntu mugira inama aramurimbura uri kunyumva neza ntabwo none se Yohana umubatiza yagiriye inama Herode ntabwo Herode yagiriye inama Yohana umubatiza uri kumva kandi ntabwo umuhanuzi wamwica nepo ahubwo nakubwiye yuko wakibwira yuko umwishe ariko umuhaye kubaho n'icyubahiro noneho esubu nepo ubwo wenda bari abantu tutana barega discrimination uri kunyumva neza yuza kuvuga kugaya umunyarwanda ngo ntiyize
ukajya kumudiscriminatinga kandi u Rwanda uzi ko rutadiscriminatinga cyangwa rudaheza ushatse kwitwaza iki kandi uri none uvuga kuri Imana yemera umukene ikemera n'umukire ikemera uwize notice hanyuma ukaza kumudiscriminatinga ngo ntabwo yizi. Rega nakubwiye ngo Imana ntabwo ari leta y'u Rwanda, ahubwo Imana ifite ububasha n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose kuri leta y'u Rwanda n'abanyarwanda, si na leta y'u Rwanda gusa, ibufite kuri Amerika, ibufite ku Bafaransa, ku Bongereza, ku bantu bose, inabifite kuba marayika. Niko nyumva neza nakubwiye yuko agiyewe ntizera marayika Mikayeli, ahubwo ko uzasanga idini ryizera aba marayika ryari nakubwiye rya Vaticanization. Uriko nyumva neza umuntu akaza kukubwira ngo twebwe turabaporo ngo bava mu Bwongereza, ahubwo abo bantu nibo bagakwiriye kwirukana mu Rwanda. Ubutumwa bwa Swede birangire n'ubutumwa bw'abadije burangire bya Rwanda. Oya ubu mu Rwanda Imana ihagurutse abanyarwanda bavuga ubutumwa bwa Kristo Yesu. Ariko baravuga Imana yavuye hariya. Ntabwo ubutumwa nakubwiye kandi ubutumwa bw'abaporo nabuzi, ubutumwa bwavuye mu Bwongereza nabuzi. Ntabwo kugira ngo iki gitabo kingereho simuwe zanuze zaba Elizabeth n'intuze nubwo bapfuye bakarimbuka, simuwe z'abazungu. Nange uri kuvuga ubutumwa simuwe ngiriye abazabwumva, ahubwo ni umurimo ntawukoze ngomba kurimbuka. Uranyumva neza kuko abaretse ivuga butumwa bakajya mu mirimo y'isi no mu nyungu zabo bazarimbukane po. Nakubwiye ngo Imana yakugeneye kuvuga ubutumwa no guhanura cyangwa yaguhaye ururimi rw'ukuri ugashaka ikinyoma. Imana ntizana kugaburira ibishikeshike, ahubwo bizakugaburira icumu n'inkota. Uriko nyumva neza ikiri muri Yeremiya 15 munzabategekera uburyo bune bwo gupfa. Uriko nyumva neza bajya banamenya ko n'Imana ari nategekaga kizizanategeka n'uburyo bune bwo guhanwa no gupfa ndetse none leta zirakiza mu isi kandi zirananica. Uriko nyumva kuko nyine ahari itegeko haba urupfu no gukiza. Yego uriko nyumva neza ariko nakubwiye ko Yesu we muri ibyo byose atarenganya. Je nari ngwaye urugero none si uyu erega nakubwiye mwe mwirukanya abakene ariko ngo murashaka ngo jenda ubwo ni ngo kuvuza gukureminga ngo jenda ngo no munzu no munzu y'Imana nyine none se oya kuki utumva discrimination? Nakubwiye ngo ubuse erega nepo buruzi ko hari abagore bari mu buyobozi bw'u Rwanda baba Kristo bakizwa baba ministre baba benshi bubaha Imana kandi utatinyuka kwe wewe wanakubwira ati nta mugore ubu umupasiteri nyine we n'ijwi ry'Imana rikaba ryabimubwira kandi wakayuba. Je nakubwiye ngo uwo mugore ushaka kuba umupasiteri muri ADPR nta mutima agira nta n'ubwenge agira. Ugiye kumushyiraho se oya ugiye kumushyiraho kandi wumva kandi nakubwiye ngo umugabo uhanura ibinyoma n'iki ntabwo nabikubwiye muri Yesaya ibice 9 nepo umurongo wa 14 n'umurongo wa 15 nibyo namutuye uwo muntu sibyo. Wenda kugira ngo bataza kuvuga bati uyu muntu yavuze amagambo akomeye ariko niko byanditse aho Yesaya 9 basoma umurongo wa 14 n'uwa 15 bafite Bibiliya. Wowe ni gute se ese urashaka kurwana ishyaka ry'abagore gute nepo? Kwa Yesu ugiye nakubwiye ko nepo sinakubwiye ngo sindwana ishyaka ry'abanyarwanda nubwo nsengera abanyarwanda, sindwana ishyaka ry'abagabo, sindwana ishyaka ry'abavuga butumwa n'abahanuzi kuko ari ntacyo dushobora gukora ngo turwanye ukuri keretse kuko rwanira. Rero iyo ndwana mu mpamvu ndwana kumvira no kwemera guhagarara uko Yesu amagaritse. Ntabwo nza kuvuga kugira ngo nezeze abantu cyangwa mbabaza abantu, sinza gusitaza abantu ariko sinza no gutuma abantu bakomera, ahubwo Yesu Kristo uri muri icyo ngicyo yambitse ururimi rwa fose n'ugomba kubakomeza kuko abazabyumva ubusimbazi ariko bazandeba mvuga ubu butumwa nepo. Uri kunkurikirana neza rero ntabwo ngiye kuvuga ngo ndwanye ishyaka kubazumva ubu butumwa. Uwo muntu ni umurozi, uwo muntu ni igisambo abari no kukubeshya. Ntabwo Imana irwanirwa ishyaka. Iyo umuntu rero avuga ubutumwa nukuvuga ngo none se Paulo yarazi yuko nyine ubu butumwa kandi iyo ngiye gusoma nakubwiye ko nta butumwa bwa Paulo mfite. Ibintu bababwira ngo ibyo byandikiwe abaroma abagalatiya ngo byari urwandiko bira ni theology. Nakubwiye yuko ari amayeri y'abadayimoni amayeri ya Satani ya mayimuna yuyu rarendezo cyangwa rarene oceanique ubaha ibyubahiro no kumenyekana kugira ngo bagire inuze. Rega baranababaje bose ntibanazi yuko batazikiza urupfu n'iminyururu yarwo. Nuvuga ngo Satani yabahaye kwamamara ariko igihe cyanyu cyo gupfa cyageze. Buri umupasiteri wigeze kumenya ukuri cyangwa wagize umwuka wera akabireka akajya kugirana isezerano na Satani akajya kwaka ubutunzi ko avuga ngo azagaruka ngo bake ntago bishoboka. Ntabwo kakizwe. Ntabwo ibyo bintu biba. Satani ntago ari ikigoryi nepo. Uzi umuntu Imana ikiza ni umuntu ahubwo wavutse ari umurozi. Uwo muntu ndabafite jewe hano bafite ubuhamya bwabo ndabufite.
ni ukuvuga ngo umuntu waretse umucyo akajya we akijyana we ubwe. uri kunyumva neza? Satani amukoresha isezerano. Rega mwari ibintu none se Yesu avuze ngo usebye umwuka muri iki gihe no mu gihe kizaza. No mvuga ngo hari ibintu Satani abakoresha biri abominable, biri bizira ku rugero rukomeye cyane. Wana kubwiye none se ubwo nimba umuntu yarimbuzwa na rabero apfuye atihannye rabero ikamurimbuza. uri kunyumva neza? Akarimbuzwa no kunywa energy. uri kunyumva neza? Akarimbuzwa no kudatega igitambaro. uranyumva neza? Akarimbuzwa no kwambara ipantaro kandi ari umugore. Ubwo umugabo we wambara amaherena byo urumva we nakubwiye umwuka we ko ari ubutinganye. Nta nubwo yaba danatingana umugabo wambara iherena mu matwi ni igitingo. Umugabo uboha imisatsi kuri yavuze ngo Rastafarisme arabizi bya bindi wavugaga kuri ya ntumwa yanyu. Nuvuga ngo wowe iyo none se kuki atavuze ibyanditswe byera biri muba ko rino ba mbere 11-14 ngo nawe umugabo yahirimbije umusatsi ukaba we ni dogiteri aposo ariko udashaka kuvuga ibyanditswe byera. Navuga ngo Hosea 2:15 avuga ngo nzamuhora iminsi yamaze yosereza ibigirwamana bya Bali imibavu yambaye impeta zo mu matwi nini byagakurikira abakunzi be naho je akanyibagirwa. Nta cyanditswe cyera yavuze ahubwo yaravuze ngo murabizi ko nguko ari none se ubwo ni umuswase ni illiterate ntabwo nuvuga ngo donc ni illiterate ntabwo yize ntabwo kugenda bizi uko azagenda avugisha ukuri uko reka ntabwo azagenda avugisha ukuri. Arabizi ko nyine ira groupe yamuhaye kira cyubahiro no irase celebrity nanuze na feminist bizi yuko izamure. None se Satani ntago ari ikigoryi ku buryo ijambo ravuga ngo dore nijurema umucuzi umuriro akura amakoresha igikoresho cye ngo umurimbuzi namuremeye kurimbura. Satani azikurimbura bien. Satani wagiye kugerageza kuri so nuvuga ngo barabizi gorega sinawe gusa nabagene uri kumva nabagenzi bebe nubona umuvuga butumwe uri kubwira umugore ko amaherena atazamurimbuza cyangwa no kuho imisatsi. uri kunyumva neza? Nabo ba Dr. Kanoni babyumviremo bazazerega dusoma amagambo y'Imana. Noneho kandi usibye natwe nta nubwo tunavuga ibyo twasomye. Noneho ibi ngibi Yesu yanabingerekeye kubimishurira kandi nakubwiye ko bitari mu bwoko bw'abanyarwanda. Ntabwo ari igihe nta ukuri ryo fose uvuga ubu butumwa. Kandi Imana yangize nta ukura isezerano ry'Uwiteka ngira Imana amajyambere byishimo mahoro Foster. Uranyumva neza? Niko Imana yangize. Rero nukuvuga ngo rero ibyo bintu ntiwabikura ntiwabinyambura kandi nakubwiye ngo nimbuzi yuko ngwije baririmba indirimbo ya 15 ngo amasezerano yose uko Imana yavuze. Rero bajye banibuka yuko ayo ngayo Imana yayanyambitse. Ntago Imana yambwira ngo izamu mugisha uruta we haye Aburahamu. Urangize nguze kubyambura fose kuko atari wowe wabimwambitse. Uranyumva neza? Rero nuvuga ngo nimba Yesu mvuga nakubwiye ngo je simvuga Yesu wo muri Aburahamu. Ahubwo mvuga Yesu Kristo uruta Aburahamu uruta Salomo. Kandi nakubwiye ngo Salomo yagabanya ubwenge ariko yararimbutse. Dawidi yagabanya ubwami ariko agabana imbabazi. Zaburi 89:34 kugeza 36. Habivuga ngo igihe kimwe narahiye kwera kwanjye yuko ntazabeshya na ukura isezerano ry'Uwiteka ngira Imana amajyambere byishimo mahoro fose. Ni nabyo yabwiye Dawidi. Ntabwo yabimbwiye kuko yabibwiye Dawidi. Yambwiye ko itazambeshya. Uri kunyumva neza? Rero navuganye na Kristo Yesu. Rero nakubwiye ngo ubutumwa mvuga si ubw'abaporo, ntabwo ari ubwa Barutayisire, si ubwa Barugamba bahakanye. None mu rugamba 98 kwajyaga avuga amahere navuga ibya Mayimuna yarekeye uko kuri gute ariko yagiye none se ubu rura rusengera azamanukana narwo inuze azamanukana narwo. None se abantu bababeshye bababwire ngo kwamamara ngo Imana jewe ntabwo nshaka shaka ama views. Abantu nibaze bavuga ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu abashaka abantu bagende babakurikire kandi namwe mukene icyubahiro mugende abo bagore babashyire hejuru babaha amamodoka n'amazu. Ariko jewe none se ubw'imodoka ni ibintu biri donc biri ephémère biri temporaire ibintu bishira. None se imodoka irasaza ikagwa ingese nta n'isoni ufite. Ubuse ntabwo ubona yuko ibyo ngibyo ubuse Gehazi yifuje ibyanamani byagenze gute sha twabibembe bye. Yes, rero nakubwiye ngo wowe uzakena amafaranga kuko uri umutindi. Yesu ntabuti yarambwiye ngo uri umukiri iteka kandi ntabwo ari ndi kwirarirane po. Uri kunyumva neza? Ntabwo sinsa na Bucyana, sinsa na Winyingi, sinsa na Kigali, sinsa na n'u Rwanda. Cyakoze mvuga ikinyarwanda kandi Imana ishimwe ko yakize ururimi rw'ikinyarwanda mwisi. Uri kunyumva neza? Ntabwo uyobora abanyarwanda ari wampaye kuba umunyarwanda. Ahubwo Yesu Kristo niwe wangize umunyarwanda. Ariko yanyambuye ubunyarwanda kugira ngo amwe umutima we, ame kwera, ame gukiranuka, ame kuvuga kwa Kristo Yesu mvuga ndi imbere y'Imana. Rero nimba abantu bavuga iby'abantu bakavuga iby'abanyarwanda nakubwiye ko agakiza k'Abongereza agakiza k'Abagande n'agakiza k'Abakongomani. Bize nigeze kubonana n'umugore umwe arambwira ati ariko ngewe bura hari umugore w'umukongomani kazi ushobora gukizwa kubera ko Abakongomani babazi kwikoroga kwambara amafasheve amaperike ni avuga ni rero ndabafite Imana yajyanye kuzimi bakura barahari cyane. Nahise mubwira ni barahari cyane. Uri kunyumva neza?
rero ni ukuvuga iki rero ntabwo agakiza k'abafaransa k'abayisirayeli ntawe buriya abayuda bararimbuka ku rugero rukomeye cyane kandi niba hari ubukonikoni bukomeye mu isi buhari n'ubu bukonikoni bwanuze bwa kabare juife cyangwa se judaisme tarimudike uranyumva urumva umuntu agiye ngo muri Isirayeli ngo niho azakura imbaraga ese ubwo umuntu uzakura muri Isirayeli imbaraga azazizanira Faustin ngo zimumarire iki amenye umusozi wa Winkingi cyangwa amenye umusozi wa Nyamagabe icyo uvuze umuntu aze kukwirariraho no kukwirataho ngo afite ngo icyumba ngo muri Isirayeli ngo ngiye gukora ngo ingendo muri Isirayeli birutwa cyakoza uvuze ngo nuze ko biri muri geography ariko ko bitari muri mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu ariko nakubwiye ko ngo mu mahanga yose ubaho Uwiteka agakora ibyo gukiranuka byarerekanywe kuri Corneliyo rero kandi na Rusi yagabanya umugisha abayuda batashakaga nakubwiye ko Obededom yari umuheti ariko Dawidi yashakaga kumwica kandi yibagiwe ko nawe Imana yamwimitse ari umukene n'umutindi ariko avuga ati jewe ababazwa na Uza rero Imana Uza imanije kugira gutije kurimbura no gukuraho uri kumva isanduku ni yawe Obededom ni Imana kandi Dawidi nta sanduku agira rero wa mu bishop we cyangwa wa mu apostle we cyangwa wa mu kanoni we hora kandi nakubwiye ba monsenyeri abantu biki ariko abantu bagiye bababesha ngo monsenyeri monchinuzi abantu baragiye bakora maruwayome n'inuzi n'ubwami mu bya Yesu ntabwo bibaho uri kumva ahubwo cyekoza tuzumvira abayobozi bayobora abanyarwanda ariko abantu bazana nuzi bazana autoritarisme munuze mu itorero ry'Imana ntabwo ibyo bintu bibaho ntabwo ibyo bintu bishoboka Imana ni kumera umugisha cyane reka tugushimire Faustin Imana igumugisha ku kigano kiza no kubisobanuro byiza utanze ko birimo n'impuguro tuzanagaruka no mukuri kwija erega nuzakenera Faustin azaze turambure Bibiliya bajye bareka kubeshya ngo Imana yarabatumye yego katuvuye ngo Imana y'amahoro igumugisha kandi komeza kwagura mu izina rya Yesu amen tuganye ku musozo w'ikigano cyacu yego reka tugusembere ko tukurekura birashoboka ko ari umuntu wakwifuza ushaka ko muvugana nimero za telefone 0782 21 51 07 0822 21 51 07. Amen. Reka tugusabe usabira abantu umugisha w'Imana. Data mu izina rya Yesu. Sengeye ubwoko bw'abanyarwanda. Sengeye abirabura mu izina rya Yesu Kristo. Mana kandi nabo bari hakurya iburayi. Nabo bari aho muri Amerika, n'abari muri Aziya. Mu izina bari muri Australia. Cyane cyane shyira hejuru ihembe ry'abanyarwanda. Hagurutsa ubutumwa mu banyarwanda, abanyarwanda ubambura ikinyoma, ubambura isoni, ubambika icyubahiro no gukomera, ubambike kunesha Satani mu izina rya Kristo Yesu. Kandi ikinyoma ugikure Mana muri departement ya evangelisation cyangwa muri departement yo kuvuga ubutumwa, kandi uhagurutse ndetse uhishure abakozi b'ukuri, abahanuzi b'ukuri, abashumba bashumbira ukuri, badashumbira ibihembo, badashumbira inda zabo, badashumbira n'abagore babo cyangwa n'abana babo cyangwa se n'inda zabo bwitenye, abashumbira Kristo Yesu kandi la peine for the side, ushumbira mu kuri k'ubugingo. Uwo ubari we werekana kandi uwo ubari we uha umugisha, ubari ukomeza kandi ubari ushyira ihembe rye hejuru. Rero ndagushimiye Yesu, abazumva ubutumwa bose mu mpamvu z'abakumbura n'abakena kwihana, uzabakenuza imbabazi zawe n'ubuntu bwawe, kandi Yesu nuhumanure impamvu z'imitima y'abanyarwanda uhereye umunsi ukageza iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha, turagushimiye. Tuzasubira ubutaha. Amen. uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, ari byo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 50 53 54 9. Emmanuel Catering Service.